ariko sha ira gihungu cya Eric numvishe rwose kumerutse nagifungishije none nataye kumva abantu bavuga ngo baragifunguye kandi rwose ari umuntu wambwiye uko cyanyuze hano reka ze nanjye nkitegerereza ahangaha ariko ninkibona mana sha kirambwira uko ibyo cyatanze se ngiye nicare ahangaha kera nyira agasore najyaga nigorora nka reka mbe nigorora sha shazi ko zaheranye kaguru nawe ukakirambuka we kari kagiye ngo kandi twari tugiye kuzagira shabe nkora udusiporo rwose mbe nigorora buhoro buhoro rwose ariko amaherezo ari buze sha nangeraho nangeraho rwose cyamakaza gusa salama bita sha aha raho sha neza bite kasha se sha komerutse kwara gucumbikishije hari haruguru kuri ribu uvuye yute sha kuri ribu rero hagenze bite wanjyanye kuri ribu se n'urizi nahise waruzi ko wafunze ari nawe ufungura bose bakuburiye ibihano nahise ibimenyetso mwe mwatanze nta na kimwe cyafashe kubera iki bidafata byabujijwe nahise iyo biza kufata ntabwo baba bafungura umva rero nge niba kuri ribu bakuburiye ibihano ne mfite gahunda zo kuzaga umukobwa wanjye ukamujyana ariko sinzi nawe wamushobora ndaguha ibihano no kugusuzuma kugira ngo ndebe kuzamushobora nahise ko wafungishije ibyo ngicyo kuki utabanje ngo ubimbe ibyo ngibyo byose ngo umukobwa wawe namuteye inda none ubonye bandekuye kuri ribu uhise uhitamo ngo ugiye kumpa ibihano ubwo bakuburiye ibihano barabimburiye nyine kuko nta kosa nari ibihano byarabuze ngenda bifite ufite ibihano mfite ibihano bikakaye bingana iki se wabishobora umva no bishobora uzamujyane wa musaza wowe ufite ibihano byananiye ndabanza ngo upime uza akantu bita kompaje sha kompaje ahubwo babyita popaje ibyo ngibyo nibyo nabyirukiyemo kera tukiraho nje nkiri muto najya nkora twa kompaje none nkora kompaje 10 kompaje 10 intoki ufunga igipfunsi gutya wabonye ugera umanuke turebe dore ugira gutya no mu mabuye se mu mabuye gusa zamuka ngewe none ndaguterera 20 okay ubwo rakubakanye ndakubakanye ngaho kubakanye 12 nuzikora umukobwa wanjye nzamuguha ariko wewe wabanje kunyibujya mu byatsi oya nawe bijyemo harya ngo ni ingumi watera gutya oya funga ibipfunsi ingumi okay 1 2 3 ntago wamushobora 4 bara ubwo se uzamutunga utamureba 6 ubare pompaje bayikora ureba imbere ubwo uzabijya umutunga utamureba se oya hano ntangiye gupyoka kandi ibyo byo mu masezerano ntago birimo gutunga umukobwa wanjye bisaba kuba wihangana reba none ndakashyire hino kina ngaho bikore 1 yego 2 yego 3 1 dutangiye tubare oya hano wa musaza rero ubwo bwanwa bwawe nucunga nahe ndabupfura 1 yego 2 yego 3 yego ezo zakunaniye oya reka nkweka kandi kantu reba urabona ukuntu nicaye gutya ngewe ngira gutya ngaho gakore akanu gakora umujyane birakunaniye wowe ni ukuvuga ngo uzasubirayo kuva guhaye imyitozo ikakunanira biriya navuze nereba nasera ntago bibaho nyine naye musaza wanjye uri kunshashiriza hatari none si byavuze ntago byabaye bira nabitari omari ubundi nkawe kimwe gicuba witwaza none si cyo nkwe mu murima mpamye ko meri yavuye kumpingi divi ubundi hagaze hano ari mu biki
rebera nuko tuvuye ku isambu uhagaze. Wamubonye wa muko wanjye wa muko wanjye wa mushera dare namwiboneye mwafunguye ahubwo none nunse sinzi umuntu wamufunguye dene namufungishije Icyo cyanerenda mushiki wanjye. none rero no gukora pompage byamunaniye Yewe mbaza kabazo ari mu biki ndimo kugikoresha pompage ngo ndebe ko se kizashobora kuguhahira nose kumpayira bivuze ko azakora pompage neza atakoze pompage yashobora kujya kuyahinga ni inkwano cyane iki ni imyitozo kugira ngo ni inkwano njye bari kumva siporo rose umugabo udafite ibizigira yatunga umugore reka mbanze nkubwire njyewe sanze yanese arangije arambwira ngo kugira ngo ngukwe nuko ntera pompage ubwo izo pompage zigahita zihana zibana uri kumva pompage none rero twaje dusezera papa rwose mwafungishije Abafite imana umusaza. ntago wari ubizi se ko mushiki wawe na so bafungishije barongera bagufunga ahubwo none bandekuye bitewe nuko ibimenyetso mwatanze atari byo urumva none shaka kumenya ibintu mwafungishirije nibyo harya nyibutse iyo nda irimo cyangwa ntayirimo nkeneye kubimenya inda ntayirimo okay nkeneye kumenya mbonye ibintu nkoreye kuva mu gitondo ariko nawe ndakubwira wa musore ubundi uri musore bwoko umuntu w'umusaza aragutega akakuryamisha mu muhanda yambwiye ko ari ukugukwa urumva wagiye atambuka nagiye mubwira yuko njyewe ndi gukora pompage urumva none nkeneye iyo nda niba ntayirimo ukaba wanteze gukora pompage none niba ntayirimo ikintu ushaka subira hasi nanjye nyishyure pompage zanjye wakoze zingahe njyewe nakoze zingahe we manuka uruhari ndazikora njyewe manuka papa mama bakugaburiye ugahaga zamuka manuka wa rusaza ndazikora sha zamuka ndazikora komeza ndazikora njyewe urumva uruhara rumeze rute zamuka tuganire ku bintu by'abagabo zamuka atangiye gutotubikana urabona rero urumva uwo mwana niba ntawe urimo yewe ubwanjye ndabafungisha nanjye ubwanjye murambwira ahantu umwana yagiye nanjye ndabafungisha nanjye ndi muri bujye kuri ribaho niba kuki ngusubije kuri pompage nawe ugasubirayo urajya no kuri ribu rero mwigisha ukuntu bazikora nyine urajya no kuri ribu muri gupfa amabwa wowe menya ko nta n'umwana wigeze agera mu nta mwana wagezemo nawe none kuki mwanjyanye kuri ribu wareba nyine kuki mwanjyanye oya ubwo ibyo ndabibaza murasubizayo urasubirayo nta mwana wagezeyo urasubirayo urabizi niba ari ibyangombwa urasubirayo